ugasanga umugabo yigize akamana cyangwa se umumama yigize akamana, ugasanga rimwe na rimwe n'umubyeyi ariho aravuga ngo ibyo uri gukora ngo papa naza ngo ndamubwira. Icyo kintu cya intimidation rero kiyubaka mu bwonko bw'umwana bigatuma adakura neza. Kandi n'umugore uba victime y'iyo intimidation cyangwa se y'iryo terabwoba, nawe ubwe yitera icyizere, ntabashe guhana umwana, ntanabashe gukora ikintu ngo yumve kimuteye ishema. Tuvuge nk'umugabo aramutse adahari, nk'inzu ikagira ikibazo, akaba atashobora nko kuba yabwira umuntu ngo naze amufashe agikore, aragomba kubanza gusaba uruhushya. Nabonye hari amoko 8 y'umuryango. Uyu munsi rero umuryango ndiho mvuga ni imiryango twebwe tuzi hano mu Rwanda, tumenyereye umugabo n'umugore, umugabo n'umugore n'abana, umugabo n'abana be, umugore n'abana be, cyangwa abana birera. Mu gushinga umuryango, niba tubizi neza, abantu bajya kubana baragize igihe cyo kwitegura ubukwe, igihe cya fiança. Ibyakabaye byiza rero bari abantu baziranye. Iyo ndiho mbivuga mperekeza abageni, nkoresha imvugo yo kuvuga ngo ese ndi jewe muzima ngiye gushaka umuntu nzi kandi muzima, ntabwo ndi umunyamahanga iwanjye, sinshatse umunyamahanga, nzi ibyo akunda, nzi ibyo yanga, azi ibyo nkunda, azi ibyo nanga. Abo bana kenshi baturuka mu miryango ifite amakimbirane. Hari umwana umwe twigeze tuganiriza, byarambabaje cyane. Uzi kubona umwana w'imyaka 8 akubwira ngo jewe icyanjyanye mu muhanda nuko mama nta nkunda. Ese kuki atagukunda? Ati mama iyo nkoze ikintu ikosa araryandika, neje akandika, neje bundi akandika, amakosa akazaba menshi, umugabo we yazaza. Ni ukuvuga ko uwo mwana atari kwase, ntabana na se. Umugabo we yazaza atakandega, noneho amakosa nakoze za nkoni bakazinkubita inshuro 2. Ni ukuvuga ngo niba narakoze amakosa 5 bakankubita inkoni 10. Ati none narabacitse narigendeye. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'ibiganiro by'inkingi y'umuryango channel. Turabasuhuje, turashima Imana ko mukomeje kugaragaza ko mubana natwe, abari mu gihugu, bari hanze y'igihugu. Imana ikomeze ibahe umugisha. Dukomeje no kwihanganisha abantu bose bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi kuri inshuro ya 27 turiho twibuka ibyatubayeho. Mwese turabasabira amahoro aturuka ku Mana, kugira ngo ihumure rituruka ku Mana yacu rigera kuri buri munyarwanda wese utorohewe, umutima uvunitse muri iki gihe. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero twabagaruriye umutumirwa mukunze kubona cyane kuri iyi channel, ariko uyu munsi ngira ngo hari agaseke kadasanzwe yaje adufunikiye. Ngira ngo araza gusa nk'utubwiraho mu ncamake uko afite isura y'umuryango, uko mu bunararibonye bwe, mu myaka afite, mu kazi akora, hari ishusho runaka yumva yifuza kuduha. Rero ntabarambiye, ndifuza kumuhereza akanya kugira ngo yibwire abadukurikiye, anatugezeho agaseke yadufunikiye. Imana imuhe umugisha. Murakoze, ndabashuhuje. Elize ndagushuhuje, Sipiriyane ndagushuhuje, n'inshuti za channel inkingi y'umuryango. Amahoro mwese aho muri, amahoro mu miryango iwanyu, amahoro aho mutuye, amahoro mu mutima. Uyu munsi mbere yuko mvuga ikiganiro nagira ngo mbanze mbibwire, nitwa Ansira Mukarubuga, ndi umujyanama mu by'ihungabana, ndi inshuti y'umuryango, ndi umuherekeza w'imiryango. Ndabashimiye rero ku kanya tugiye kumarana. Nabanza nkavuga insanganyamatsiko yacu. Uyu munsi nabateguriye kuvuga ku muryango
uruhare bagira mu kubungabunga ubuzima bw'abana cyangwa se mu kubungabunga ubuzima muri rusange. Natangira rero nsobanura umuryango. Abantu baravuga ngo umuryango ni byiza ko tubanza tukumvikana ngo umuryango ni iki. Umuryango ni ihuriro ritoya rigize isi muri sosiyete yose. Ihuriro rya mbere na mbere ni umuryango. Bivuga ngo dufite imiryango mizima twaba dufite igihugu kizima, twaba dufite itorero kiliziya nzima, twaba dufite isi nzima. Niyo mpamvu iyi channel ya Elize nyikunda nuko ivuga ku muryango nk'inkingi ikomeye yo kubaka isi. Umuryango rero nk'iryo huriro ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana. Ni ihuriro ry'abantu ariko biyemeje gutanga ubuzima no kububungabunga. Gusa muri kino gihe mwavuga mutese hari amoko angahe y'imiryango. Imiryango iri ubwoko bwinshi. Ubundi hari umuryango utangira ugizwe n'umugabo n'umugore. Nyuma yaho iyo bagize amahirwe baranabyiyemeje bagira abana. Ariko hari andi moko y'umuryango. Hari umuryango ubana ari umupapa gusa n'abana be. Hari umuryango ari umumama gusa abana n'abana be. Hari umuryango w'abana gusa. Muri iki gihugu ho nta nubwo tubiyobewe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nanjye munyemerere nongere nihanganishe abarokotse mbabwira ngo bibuke biyubaka. Muri icyo gihe rero cya 1994 twagize imiryango myinshi y'abana birera basigaye bonyine bakirera. Byari ibintu bikomeye. Hari ubundi bwoko bw'umuryango muri kino gihe ngo iterambere ngo risigaye rikataje, usanga umugabo yiyemeza kubana n'undi mugabo. Ntabwo mbivuze kugira ngo mbahamagarire gukora uwo muryango, ariko nawe ubaho. Hari n'umugore uyemeje kubana n'umugore. Nabyo biriho, nabyo simbibabwiye kugira ngo mube ari byo muzakora, ariko iki kiganiro gishobora kuba cyumvikana n'ahandi. Niyo mpamvu uwo muryango nawo nawuvugaho. Hari nabo umugabo n'undi mugabo babana cyangwa umugore n'undi mugore babana bagira biyemeza no gufata abana. Muri make nabonye hari amoko 8 y'umuryango. Uyu munsi rero umuryango ndiho mvuga ni imiryango twebwe tuzi hano mu Rwanda tumenyereye umugabo n'umugore, umugabo n'umugore n'abana, umugabo n'abana be, umugore n'abana be, cyangwa abana birera. Uruhare rero rw'uwo muryango mu buzima bw'umwana nuruhe, kuko iki kiganiro nyine kivuga ku muryango. Umwana avukira mu muryango, arahubakirwa cyangwa akahasenyerwa, ahigira byinshi. Niryo shuri rya mbere. Mwarimu wa mbere w'umwana ni umubyeyi wamubyaye. Bavuga yuko mama w'umwana niwe mwarimu we wa mbere, hanyuma na papa akamufasha, nyuma nabo babana bakagenda bamufasha. Umwana yiga kuvuga ari mu rugo, yiga ikinyabupfura n'izindi ndangagaciro ari mu rugo, akabazi ngo urugo rwacu rufite uyu muco, ibi ngibi ntibigera iwacu, akabyubahiriza. Yagera ahandi akiga ibyaho. Bimwe abanyarwanda bavuze ngo ugiye buryasazi azimira nzima. Ariko ubundi burya buri rugo ni ikinege mu maso y'Imana. Buri rugo rufite uko rubaho. Hari aho usanga bavuga bati twebwe kugira ngo tujye ku meza tuba turi kumwe, cyangwa se twebwe tugira igihe cyo kuganira, cyangwa se twebwe abana. Hari naho ugera ugasanga abana bafite ahabo baba bari n'abakuru aho baba bari, ariko hakagira igihe cyo guhura. Hari rero n'imiryango navuga yifitiye ibibazo, aho usanga umugabo ari nk'umudigitateri, ari umunyagitugu, cyangwa se umugore ari umudigitateri. Abana bari hariya babafatira ibyemezo. Ubu rero aho isi igeze bisaba yuko umugabo n'umugore baba abantu bumvikana kuri gahunda zose z'urugo, bakazishyira mu bikorwa bari kumwe.
ndetse bakashyiramo n'abana babo, abana bakaba abafatanyabikorwa, bakagira uruhare muri gahunda z'igihugu bavuga ngo ni child participation. Hamwe umwana ashaka kwiga ishuri, yaba yahisemo kujya kwiga iki n'iki, ababyeyi bakamubaza impamvu, bakajya inama, bakemeranya yuko icyo ngicyo koko yakiga, cyangwa se bakamufasha guhitamo, ariko nawe yagize uruhare, atari bo babimufatiyeho icyemezo. Ni ikintu rero nagira ngo mbagireho inama, twese turebe ngo ese mu miryango yacu buri wese afite urwe ruhare, cyangwa hari wa wundi udomina abandi, icyo avuze abandi bakaba ari nk'abidishyi, ikaba ari nka ndiyo bwana, icyo avuze ntawe usubizaho. Umugabo afite uruhare yakagombye gufata, umugore afite uruhare yakagombye gufata, abana bafite uruhare rwabo, cyangwa se nyine uriya yarabadominiye, yarabatsekamiye. Tubagira inama rero bagerageze kureba ngo hari aho nakosora, cyangwa se hari aho mugenzi wanjye yamfasha. Ariko kandi binapfira mu gushinga umuryango. Niba tubizi neza, abantu bajya kubana baragize igihe cyo kwitegura ubukwe, igihe cya fiyansa, ibyakabaye byiza rero bari abantu baziranye. Iyo ndiho mbivuga mperekeza abageni, nkoresha imvugo yo kuvuga ngo ese ndi jyewe muzima ngiye gushaka umuntu nzi kandi muzima, ntabwo ndi umunyamahanga iwanjye, sinshatse umunyamahanga, nzi ibyo akunda, nzi ibyo yanga, azi ibyo nkunda, azi ibyo nanga, kandi mukuri ntabwo nigeze mubeshya, kubera ko akenshi abantu iyo bubakiye ku kinyoma, urwo rugo ntabwo rurama. Hari nk'umukobwa ushobora nko kujya gushaka afite nk'akana yise murumuna we, cyangwa se umuhungu ujya gushaka afite akana yihakanye, cyangwa se yise akamukuru we. Burya akenshi byakabaye rero byiza yuko mbere yo gushaka uwo mubana abantu bicara bakaganira, umwe akamenya n'amateka y'undi, undi amwe akamenya ibyo undi akunda, kandi bakabibwirana mu kuri, bagahana umwanya uhagije wo kwibwirana, atari ibintu byo kwihishanya ngo umupfunyikire. Bajya bavuga ngo ni ugupfunyikira undi amazi, ukamwiyereka ukuri, utamushyiriye undi utari wowe, bitazamubabaza. Ubwo rero hari mu gutegura urugo, ni byiza ko rutegurwa neza, ni na byiza ariko ko ruherekezwa neza. Ubu harateye uko abantu bashaka abapare n'abamarene, cyangwa se abajyanama, cyangwa baherekeza. Byakabaye byiza abantu bagiye kubaka urugo, niba ari umuntu uyu n'uyu bibonamo, bamubonamo nka role model, cyangwa se umuntu bakwigana, aba ari umuntu koko w'indangagaciro izi n'izi bakwigiraho zibubaka, nabo bakabona bazishyira mu bikorwa, atari ukuvuga ngo ndagenda mu kigare ukaba warawishimye kuko uriya mugabo akunda gukora, nanjye namwigana. Uriya mugore arubaha, nanjye namwigana. Niyo mpamvu ari inshuti zacu, bakaba ari inshuti za zindi tuzi ngo tuzabana igihe cyose, tuzabana mu bihe byiza, tubane no mu bihe bikomeye, kuko ari abantu badukunda by'ukuri, atari ba bandi badukunda ku wa mbere ku wa kabiri bakatwanga. Urugo rero abahanga basanga ngo ingo zose ntabwo buri munsi haba ari mu ijuru. Nubwo hari abahanga bavuze ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya, ntabwo iryo juru rihahora, hari n'igihe haba amakimbirane. Uyu munsi icyo nateguye ni ukuvuga ku makimbirane yandi ashobora kuza akangiza imibanire n'imibereho y'abagize urugo. Abahanga basanze ngo amakimbirane mu muryango ariyo ya mbere yangiza isi.
n'ikimenyimenyi cyangwa se n'ikibigaragaza nuko ingo nizo nyinshi. Tuvuga ibihugu bishobora kurwana ariko nibyo bikeya, ariko ufashe ingo z'abatuye isi ni nyinshi cyane. Ingo zose zifite amakimbirane byaba ari ibibazo, ariko ngo n'ubundi basanze amakimbirane mu ngo mu muryango ariyo menshi ugereranije n'andi makimbirane abaho. Ayo makimbirane impamvu nyazanye si ukugira ngo namwe muyagire, ahubwo no kugira ngo tuyirinde, muyirinde mu ngo zanyu za zindi zose navuze, kubera ko yangiza imibanire, yangiza imibereho, yangiza abana, yangiriza n'igihugu. Urebe nawe aho mutuye hari urugo ruhora mu makimbirane, mutwara sibo yahamagawe, umuyobozi w'umudugudu yahamagawe, bari abantu bateza umutekano muke, bakabuza n'iterambere aho batuye. Amakimbirane rero mu muryango hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abagize umuryango ni mabi cyane. Mwavuga mutese ubundi amakimbirane yangiza iki? Yangiza ubuzima, yangiza imibereho, yangiza imibanire, yangiza n'ibyo bari baragezeho bigasenyuka. Aba hagati yande, hari amakimbirane aba hagati y'umugabo n'umugore, abashakanye, abantu bakuru, cyangwa se akaba hagati y'umubyeyi umwe n'abana, papa n'abana, hakaba hari nk'umubyeyi utumvikana n'abana be cyangwa se n'umwana w'umwe, cyangwa hakaba hari umupapa utumvikana n'umwana we cyangwa se n'abana be. Bikaba bibi rero kuko bihora ari ibintu bisubiza bagenzi be inyuma, cyangwa se bihora bigarura kutumvikana no kuryana, ugasanga ibyakabaye umunezero mu rugo bibaye amahane. Hari n'amakimbirane hagati y'abana. Iyo ari hagati y'abana yo byibuze bijya bikemuka, kuko ababyeyi bashobora kubajya hagati. Sinzi niba ntatandukiriye, ariko nagira ngo mubwire ko ayo makimbirane muri kino gihe, amakimbirane yagiye aba hagati mu muryango, ni nayo yagiye akura aragenda atugeza no kuri jenoside turiho muri kino gihe. Kubera ko rero twariho tuvuga ku makimbirane mu muryango, kandi ikituraje ishinga kikaba ari abana, reka turebe ngo ese abana buriya hari icyo amakimbirane abatwara. Abahanga basanze buriya amakimbirane mu rugo agira ingaruka ku myitwarire yabo, akagira n'ingaruka ku buryo ababyeyi babitaho. Nanjye ubwanjye nigeze nikorera ubushakashatsi, iby'abana bambwiye yuko ababyeyi iyo batumvikana bibababaza, yajya no mu ishuri bikamumerera nabi. Nasanze ari agahomamunwa. UNICEF yigeze ikora ubushakashatsi igaragaza ko ku isi abana barenga 275,000,000 bahuye n'amakimbirane mu muryango. Murumva rero ko ari benshi, ni ikintu gikomeye cyane. Tugomba kumenya ngo ntabwo turi muri abo ngabo batuma abana bacu baba victime cyangwa se bahura nayo makimbirane. Ayo makimbirane abateye ati, ayo makimbirane bayabonye mu buryo bugeze kuri 7. Uburyo bugeze kuri 7 usanga ni ibintu bikomeye cyane, naho uri nawe wagenda ubibona. Hari ikintu kimeze nk'iterabwoba, intimidation. Ugasanga umugabo yigize akamana cyangwa se umumama yigize akamana, ugasanga rimwe na rimwe n'umubyeyi ariho aravuga ngo ibyo uri gukora ngo papa naza ngo ndamubwira. Icyo kintu cya intimidation rero kiyubaka mu bwonko bw'umwana, bigatuma adakura neza. Kandi n'umugore uba victime y'iyo intimidation cyangwa se y'iryo terabwoba, nawe ubwe yitera icyizere, ntabashe guhana umwana, ntanabashe gukora ikintu ngo yumve kimuteye ishema. Tuvuge nk'umugabo aramutse adahari, nk'inzu ikagira ikibazo, akaba atashobora nko kuba yabwira umuntu ngo naze
amufashe agikore, aragomba kubanza gusaba uruhushya. Ni byiza yego communication, ni byiza kubwira uwo mwashakanye, ariko nanone ni byiza ko umuntu mukuru agira yumva ko agomba gufata icyemezo. Ikintu cy'iterabwoba rero umupapa cyangwa se umumama wabikoraga, reka tumutumire hano mu kiganiro cyacu cy'inkingi y'umuryango abihagarike. Ntabwo urugo rugomba kugaragaza umunyagitugu. Burya niyo bari mu makimbirane ntabwo ari ngombwa ngo ndagutsinze cyangwa ngo wowe uratsinzwe. Oya, haba ikintu bita cycle de l'ambiance familiale, aho umugabo niba atsinzwe n'umugore aratsinzwe, umugore niba atsinzwe n'umugabo yatsinzwe. Ikintu cya intimidation tukigabanye. Hanyuma hari ikindi kimeze nko kuhoza umuntu ku nkeke mu nyuro zihoraho. Tuvuga umuntu akaba yarakoze ikintu nko mu mwaka w'ibihumbi 2000 n'uyu munsi 2021 akaba akibicyurirwa. Icyo kintu cyo guhozwa ku nkeke no mu rwego rw'amategeko murabizi ko kibujijwe. Mugore mugabo uduteza amatwi, mwana uduteza amatwi, umuntu si umumarayika, umuntu si umutagatifu. Niba yarigeze gucikwa agakora iki, wihora ukimucyurira, gerageza ubabarire unibagirwe. Abemera Imana bajya bavuga ngo Imana iramutse iduhanira aya makosa yacu, ko ubu ngubu nta muntu n'umwe waba akiriho. Ikintu cya emotional abuse tukigabanye. Ikindi kigaragara mu makimbirane mu muryango ni ikijyanye no gupfukirana umuntu, isolation. Hari nk'ababyara abana ntibabagaragaze, cyangwa se umugore ugasanga hari nk'abantu bajya bibaza, umugabo agasohoka kuwa mbere yasohotse, kuwa kabiri yasohotse, ubukwe bwose iyo batumiye famiye kanaka niwe ugenda, umugore ntaho ajya. Abantu bakibaza niba uwo mugore abaho. Ni ukuvuga ngo afite ahantu yamufungiranye, n'abana hari abagira aho babafungirana. Uduteza amatwi rero mu kiganiro cyacu, niba hari umuntu mu muryango ajya ashyira mu kato, agerageze abigabanye, kubera ko umuntu wari we wese ni uw'agaciro. Hanyuma hari ikindi kimeze nko kubuza umuntu agaciro, ukamutesha agaciro, ngo nawe uravuze. Umuntu akavuga ngo ubwo nawe uravuze, yagira yafata initiative ngo dore ngo nari ngatangaye, mbega ibyo avuze ntabwo ahabwa uburenganzira kugira ngo akomeze afate ama initiative. Reka twige gushima mu muryango wacu, tugabanye amakimbirane, dushima ibyo umwe muri twebwe yabashije gukora kandi yanabyibwirije. Kuko yaba umugabo, yaba umugore, yaba umwana ashobora kugira ka initiative, nigashaka kabe na gatoya. Urugero, umwana ashobora, dore abana baje mu biruhuko ejo bundi, umwana ashobora kuzana amanota mabi kandi ubundi yajyaga azana meza, cyangwa se akazana mabi ariko byibuze yatsinze nk'ururimi, cyangwa se yatsinze niyo yaba ari siporo, bazimushimire ako kantu yatsinze, umubwira uti amanota nubwo atari meza byigutera ipfunwe, kuko byibuze iki ngiki wagishoboye, ndagushimiye. Abandi batabona yuko buriho bashima. Tuvuga ushobora kuba ufite abana, umwe ari umuhanga undi atari umuhanga cyane, ariko byibuze hari icyo ashoboye. Icyo ngicyo reka tukimushimire, two kuhora tuminimiza ibyo yakoze, cyangwa se two kuhora dutesha agaciro cyangwa dupfobya ibyo yakoze. Ikindi kibuza mu makimbirane ni ikijyanye no kugira no gukangisha, kubaka ibikangisho. Mu giturage niho byajyaga biba, ariko ni Kigali birahaba. Ugasanga nk'umwana niba kwa sekuru ari nko mu giturage, ugasanga baramubwira ngo nutazana amanota meza ngo nzakohereza mu giturage. Kikaba igikangisho, aho kugira ngo yige ari ishyaka afite, ariko akiga ahubwo atinya kuzoherezwa mu giturage. Reka twubake ikintu cyo kugabanya ibikangisho. Ibikangisho iyo urebye nka Amerika n'Uburusiya, bambabarire niba bumva Ikinyarwanda, ukuntu bahora bakangishanya intwaro, na za Korea bagahora bakangishanya intwaro za rutura, ntabwo byakabaye ibiza mu muryango. Mu muryango ibikangisho tubishyire hariya ku ruhande, turebe ibitwubaka,
ibisenya tubyihorere, uwo guhora ubwira umugore ngo mfa, ngo twari twarasezeranye ko iki ni gikorwa tuzajya iwanyu cyangwa tuzajya gusura kanaka, ngo none ntiwabikoze, ngo ubwo ntaho tukigiye. Cyangwa umugore abwira umugabo ngo twari twasezeranye ko numpa amafaranga yo kujya muri saro kuko bitakozwe, ngo ubwo nanjye ntabwo tukijyanye. Oya, tugabanye ibikangisho, umuntu ahabwe uburenganzira. Hanyuma ikindi ni ikijyanye no gukandamizwa cyangwa se kumva hari umuntu ufite uburenganzira busumba ubwundi, by'ubusumbane. Twumve ko ntabwo ndiho mbivuga, akenshi ni ibintu bya gender. Hari umuyobozi umwe muri iki gihugu nigeze gukunda ikintu yigeze abwira abantu, yavuze ati abagore babahaye intebe aho kuzicaraho hari abazihagazeho. Reka twumve ngo nubwo tudashyigikiye ubukandamize, ariko twumve yuko umuntu niba ahawe uburenganzira yo kurengera ngo asatire ubw'abandi. Mu mategeko niho bavuga neza ngo uburenganzira bwawe burangirira aho ubwanjye ubutangirira. Abanyarwanda nabo bakavuga ngo bamuhaye ngo jari ngo yiyongereraho butamwana ngenda. Ufite uburenganzira, ufite inshingano, n'undi afite uburenganzira afite n'inshingano. Tureke ikintu cyo kumva yuko hari umuntu ugomba kugira ibirenze by'abandi cyangwa se guhabwa uruhare rurenze urwundi. Tugabanye ubusumbane. Abana tubarere kimwe, umwana w'umukobwa uw'umuhungu tubarere kimwe, kuko nugira uwo urutisha uwundi bizabyara andi makimbirane. Turacyari mu by'amakimbirane. Reka mvuge n'ikijyanye n'icyo kubuzwa uburenganzira bwo kugira uruhare, babyita economic abuse. Urugero, umugabo akaba yabwira umugore ati nshatse ngushatse, wakoraga akazi kanaka ariko kari akazi kawe n'ak'ijoro, sha nugera iwanjye ntabwo uzasubira. Oya, umushatse nyine yagakoraga azakomeza agakore. Cyangwa se umugore agashaka umugabo yahoraga muri misiyo, ati nidushakana ntabwo uzasubira. Ibyo ntabwo ari byo. Tureke buri muntu yisanzure, cyane ko iyo umuntu akunda undi amurekera uburenganzira bwe. Economic abuse ni ikintu kijya kibuza n'urugo gutera imbere, kuko ntabwo hazamo ikintu cy'uko buri wese aharanira yuko bava ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ikindi rero ni ikijyanye no guhora ufite ibyo ukangisha umuntu. Ni nk'iki babyita nka chantage, ni menace. Ngo jewe rero ngo nshatse nifitiye ibikomere, ngo nutanyomora ngo umbere papa umbere mama, ngo ntabwo ngo bizashoboka, ntabwo tuzi. Oya, nawe mubere papa umubere mama, izo menace zigabanuke. Niba haraho rero byari biri, ni ibintu bigeze ku 8: intimidation, emotional abuse, isolation, minimizing, using your privilege, economic abuse na threats. Reka twumve ngo buri muntu afite uruhare, kandi bahurira bose hariya hagati kugira ngo bubake umutekano w'urugo. Hari ukuntu bajya babishushanya, bakabishushanya nk'uruziga. Ibyo byose bizenguruka byubaka harmony mu rugo, byubaka umutekano mu rugo, byubaka kugubwa neza kwa buri wese, umugabo, umugore n'umwana. Tukagabanya amakimbirane kugira ngo urugo rwacu buri wese yumve yisanzuye, yumve afite uruhare, yumve ari uw'agaciro, yumve yararemwe mu ishusho y'Imana kandi yemerewe kugenda atera imbere. Nababwiye rero ko amakimbirane agira ibyo yangiza. Ibi byose ni bituma nyine umuntu aba uwo atari we, kuko iyo abaye uwo atari we bituma wa mwana yumva adakunzwe, kandi bigatuma agira n'imyitwarire itariyo. Munyemereye navuga ku bagabo bageze kuri 2. Hari umugabo umwe witwa John Brawley, avuga ku kijyanye na attachment.
iyo ahamagara ababyeyi mu mibanire yabo n'abana avuga ko umwana muri kamere ye yifitemo ikintu gihamagarira abamwegereye cyane cyane ababyeyi kumukunda, aribyo bya bindi akubona akagusekera nta n'icyo umubwiye, akaza kukuyambira, waza ngo papa araje, mama araje, umuvandimwe yava ku ishuri akajya kureba utwo afite mu gikapu. Bafite akantu ko kwikundisha abantu. Reka twirinde kubakomeretsa muri icyo kintu, kuko umwana iyo akomeretse hariya aba yumva agomba gukundwa, biramwangiza birenze urugero. Reka twumve ko uyu John ahamagarira umubyeyi uwo ari we wese kumva ko agomba gukunda umwana kandi akamuba hafi, akamurera nk'uko abyifuza, akaba azi ko afite ibyo amukeneyeho kandi icyo amukeneyeho cya mbere ni ukumukunda no kumukundwakaza, ndetse byaba na ngombwa akamwereka ko aruta abandi. Ese abana bacu babyeyi turabarera tukabarengera? Ese bana muduteze amatwi mwumva murerwa neza kandi murengewe? Niba hari ibyapfuye haracyari igaruriro, ariko namwe niba hari barumuna banyu nimubahe urwo rukundo kandi mubarengere. Uwo rero yari John udufasha mu bijyanye no gukumira amakimbirane. Undi udufasha cyane yitwa Masiro. Masiro yubatse urwego, urwo rwego rukaba rudufasha kugenda tureba ngo umwana wacu hari aho ava, hari ahandi ajya. Ku rwego rwa mbere, urwego twarufata nka esikariye. Masiro avuga yuko umwana bwa mbere na mbere cyangwa se n'umuntu muri kamere ye afite ibyo akenera by'ibanze. Twese iyo tutabifite turahungabana. Ibyo dukeneye cyane mu buzima ni ibihe? Dukeneye ibyo ibidutunga, bitunga umubiri wacu. Hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari ibyo kwambara, hari amazi yo kunywa, hari aho kurara, ndetse abantu Imana yanabahaye muri kamere yabo no kororoka. Izo ni basic needs. Ni ukureba ngo abana cyangwa se abo tubana ibyo barabifite. Iby'ibanze bikenewe bya mbere umubiri wacu ukeneye ni ibyo ngibyo. Uwo ni Masiro. Ku rwego rwa kabiri aravuga ati ibyo byonyine ntibihagije. Iyo umwana cyangwa se umuntu uwo ari we wese ariho, aba akeneye kurindwa n'ihohoterwa. Umuntu uwo ari we wese azira ihohoterwa, akeneye umutekano, akeneye kumva atuje. Anzaha rero bazakubwira bati kugira ngo ntuze, ari nk'umuntu uzakubwira ati jewe nuko ubu dusigaye tubikorera mu ikoranabuhanga, ariko hari umuntu ukubwira ati je ntafite 1000 mu mufuka wanjye cyangwa nk'amafaranga 5,000, ati numva ndatekanye. Ibyo nabyo biri muri kamere y'umuntu. Umuntu yumva mu mutekano hari ibi n'ibi akeneye bimufasha kugera noneho kuri bya bindi by'ibanze by'umubiri, kuko niba afite amafaranga arabasha kubigura kandi nta uri bupfe no kumuhohotera. Aho ni ku rwego rwa kabiri. No kureba ngo ese abana bacu ibyo turabibaha? Ese bana murabifite? Ese ababyeyi bo barabifite? Kuko hari igihe n'abana bifuza ibyo bintu nabo babisaba batabifite. Bimwe bavuga ngo ngucumbagira ngo no kuvuga ngo nta gutanga icyo adafite. Niba umubyeyi n'uyu atafite ikintu ntabwo umwana yapfa kukimusaba, ariko birasaba ko abimubwira. Naringiye kuvuga ngo ariko n'umugani wa Kinyarwanda, munyemerere muvuge nguruka ntafata uhitwa. Ni umugani ubaho, munyemerere muvuge. Hanyuma iyo umuntu rero amaze kubona ibyo by'umutekano, akenera no kubana n'abandi. Bavuze yuko umuntu ngo ni inyamaswa yaremewe kubana n'abandi. Umuntu ari wenyine ntacyo yageraho. Agomba rero kugira inshuti, agasabana nazo, akazibwira ibimushimishije, akazibwira ibimubabaje, akumva ari mu itsindiri niri, ari mu kimina, ari muri koperative,
mu ishuri afite abana bigana, mu kazi afite inshuti ze, muri korari, mu itorero. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe waremwe wumva agomba kuba wenyine. Nubona umuntu ahitamo guhora yigunze, uzumve ko hari ikibazo. Mu muryango nitubona yuko umuryango wacu ntugendwa, natwe ntaho tujya, harimo ikibazo. Baca umugani ko ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Tureberere imiryango yacu. Noneho muri kino gihe turiho tunibuka, turushaho kuvuga ngo ese ubu ni uwuhe muryango dushobora kuba twajya gusura, ni uwuhe muryango dushobora kuba twagirira akamaro. Aho ni ku ntera ya gatatu. Hari intera rero ya kane. Umuntu uwo ari we wese akunda icyubahiro, nta muntu ukunda guteshwa agaciro, akenera kwiyubaha ariko kandi akanubahwa. Akenshi umuntu yiyubaha kubera yuko yifitemo icyizere, hari n'icyo yagiye yabashije gukora, yabashije kwigezaho, yabashije kugezaho abandi, yabashije kwigirira akamaro akakagirira n'abandi. Rero umuntu wumva nta kintu amaze, hari akatekerezo kera bajyaga bahamagara umwana ngo ye maheru we, ngo ngwino ngo ukore iki n'iki, ngo ntagaragara. Bakamuhamagara ngo ngwino ngo bigende gutya na gutya, ngo ntagaragara. Bamuhamagara ngo ngwino urye, ngo ngaho ngo nataganyuka. Uwo muntu murumva bakibereye hariya hasi, ntashaka ko umusaba kugira icyo ajya kumarira abandi. Ntabwo nta gaciro rero uwo muntu yaba yifitiye. Ubwo ni intera ya gatatu. Intera ya kane rero ni intera yo kumva ugeze ahantu wishyira ukizana, ufite ubwigenge mu bitekerezo no mu mikorere, ntabwo uri rukurikira izindi. Ibyo watekereje urabikora kandi ukabikora neza. Bashobora kugusiga mu rugo bagasanga amasuku arahari, bagasanga niba hari abana bato nta kibazo bagize, niba ari umuntu waje ntiyabuze umwakira, ufite icyizere. Ubwo rero Masiro aragaragaza ibintu bitanu. Hari iby'umubiri ukeneye tukabimenya, hanyuma hari iby'umutekano nabyo tukamenya ibiha umuntu umutekano, tukabyubahiriza. Hanyuma ku bana tukamenya inshuti, tukamenya inzima n'izitari nzima, izitwubaka n'izidusenya. Hanyuma umuntu akaba yaharanira no kwihesha agaciro, icyubahiro, ubundi yarangiza kumva yarageze ahantu yigenga, ndetse bajya banabikabiriza ngo ageze ahantu atekereza abandi mu mwanya we, yikunda kurusha abandi. Njya mbibwira Elize yuko niyo arwaye ahora ahangayikishijwe n'abandi kurenza kwihangayikira. Uwo muntu ngo ni nk'Imana y'u Rwanda. Aho hantu munyemerere mbivuge ni nkaho His Excellency wacu ageze. Ubona arazwi ishinga n'abanyarwanda, imibereho y'abanyarwanda. Yigeze abwira abayobozi ngo ntibazajya mu ijuru ngo abo bayobora ngo barwaye amavunja bafite ibibazo binini. Ni ukuvuga ngo we ahari ari hariya ariho arareba, tese abanyarwanda bafite ibyo barya, bafite amashuri, bafite amavuriro, bafite imihanda, abayobozi barabakunze. Nibyo ariho areba, hanyuma kandi akajya no kudushakira inshuti. Ageze rero kuri ya rwego hariya hejuru. Wowe udukurikiye ugeze hehe? Nizere ko utakiri hariya uhora utekereza ibyo kurya, ubona amafaranga ngo yaryo uyamare, utateganyirije abana ejo, hahandi uzanapfa ntacyo basigiye, ngo umubyeyi ngo kwanga kuraga ibyamunaniye, ukazapfa nta n'inzu basigiye, kandi ukajya uhora ubabwira ngo nembwa. Ese ugeze aho wumva utekanye, abana bawe ntabwo barara bikanga ibi n'ibi? Ubwo rero tumenye intera tugezeho. Ndabifuriza ko twese tugera hariya hejuru, aho wumva uri ingirakamaro kandi ufite icyo wimariye ukakimarira n'abandi. Nyuma y'ibyo rero, niba utarahageze, menya ngo ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose, naho uri hose ukomeretsa abana. Nari natangiye vuga ngo uruhare rw'umuryango iri mu makimbirane, gukomeretsa abana babo. Niba biri utabifite, abana barakomereka kuko utabaha urukundo bari bakeneye, barakomereka kubera ko
utabigisha bari babikeneye barwara ntubavuze, barakomereka kuko bumva baratereranwe, barakomereka kuko bumva ubatera n'isoni, barakomereka kuko bumva bararenganye kuko ari uwa kanaka. Ariko rero haracyari igaruriro. Reka twumve ngo uyu munsi wa none umuryango wanjye hari icyo wakora, kuko ntabwo umuryango ufite amahoro cyangwa uyaha abana ari uko bafite ibintu binibi. Oya, n'ubumuntu. Tureke gushaka ibintu, dushake ubumuntu. Umwana yumve akunzwe, yumve afite agaciro, yumve afite icyubahiro, yumve hari icyo azigezaho, udahora umubwira ngo azaba imbwa ngo ntacyo azigezaho. Hari n'abajya abwira umwana ngo ntacyo azigezaho cyangwa azaba indaya cyangwa se ngo iki. Yumva utanamutererana cyangwa se ngo yumve wamuhemukiye, kuko ujya kumuvuga ukamuvuga hariya mukarara murwana, mukarara mutongana, kuko ziriya ntonganya za buri munsi, ari amakimbirane ya buri munsi, niyo azatuma uyu munsi wa none abo bana ntacyo bigezaho. Nagira ngo mbabwire ko abakoze ubushakashatsi basanze abana benshi uyu munsi bafite imyitwarire itariyo. Imyitwarire itariyo ni iyihe navuga? Ni ukuba ari mu ishuri ntiyige neza, ni ukuba ari mu bandi bana ntabane nabo neza, ni ukuba ari wa mwana utishimiye kuba mu rugo akajya kuba mu muhanda. Muri uwo muhanda akahahurira n'ibiyobyabwenge, akahahurira n'abamuhohotera. Abo bana kenshi baturuka mu miryango ifite amakimbirane. Hari umwana umwe twigeze tuganiriza, byarambabaje cyane. Uzi kubona umwana w'imyaka 8 akubwira ngo jewe icyanjyanye mu muhanda nuko mama nta nkunda. Ese kuki atagukunda? Ati mama iyo nkoze ikintu ikosa araryandika, neje akandika, neje bundi akandika, amakosa akazaba menshi, umugabo we yazaza. Ni ukuvuga ko uwo mwana atari kwase ntabana na se. Umugabo we yazaza atakandega, noneho amakosa nakoze za nkoni bakazinkubita inshuro 2. Ni ukuvuga ngo niba narakoze amakosa 5 bakankubita inkoni 10. Ati none narabacitse narigendeye. Mubyeyi niba ubyaye umwana ukaba udashoboye kumurera, ukaba ufite ikimbirane muri wowe, akajya mu muhanda, azava mwiki? Bayaciye umugana abanyarwanda ngo uko umwana umureze niko nawe azakwitura. Reka rero abo bana tumenye ngo ibikomere bafite uyu munsi wa none, nitunashaka tuvuge ngo imyitwarire. Akenshi ababyeyi baba bavuga ngo abana b'ubu ngo baratunaniye, ngo urubyiruko rwaratunaniye. Tubanze turengwe se ababyeyi b'ubu bo bafite indangagaciro zingana iki, batanga iki, ko icyo wibye ari cyo usarura. Niba ubibye amasaka ni uzasarura, niba ubibye urumamfu ni rwo uzasarura, nubibi neza uzasarura ineza, nubiba urukundo mu bana ni rwo uzasarura, nuba biba ubashyiramo ubarihira ishuri ryiza, icyo gihe bazaba abana bazima. Murakoze, mwakoze kuntega amatwi. Twavuze ku bijyanye no kurwanya amakimbirane kugira ngo mu muryango wacu, kugira ngo twubake abana bazima, twubake igihugu kizima, twubake amatorero mazima, twubake isi nzima, kandi tumenye ko umwana ari uw'agaciro. Ni umushinga ukomeye. Murakoze cyane. Reka dushimire umutumirwa wacu uyu munsi mama Asira ku butunzi bukomeye cyane tugejejeho. Avuze ibintu byinshi dukunda gukora mu muryango, tuzi ko ari ibintu bisanzwe. Baturakangisha umwana, papa ugakangisha umwana icyaro, ugakangisha umwana kuzamukora iki. Kenshi izo mvugo turazikoresha tuzi yuko turi kurera abana. Mama Asira twari tuzi yuko nyine ari bwo buryo bareramwe, ariko ngira ngo umutumirwa wacu uyu munsi yavuze ati nyaboneka.
ntimugarereshe abana iterabwoba, ntukamwereke ko papa ari igikangisho, ntukamwereke ko icyara ari igikangisho, papa na mama bagomba kureshya mu byemezo bafata, mu byo bavuga, mu birebere umwana bagiraho. Atanze impuguro nyinshi cyane, ako niko nabaye nk'usesenguramo gatoya, ariko avuze ibintu byinshi cyane twajyaga dukora by'amakosa mu muryango wacu. Nizere ko abantu benshi bari bukurikira iki kiganiro hari byinshi turi buhindure. Iki kiganiro ntiduhari kugira ngo tuvuge gusa umuryango ukomeze ubeho uko nguko, turavuga kugira ngo aho utsindirwa ukosore. Arakoze cyane Masiri, Imana imuhe umugisha. Nshimiye cyane namwe mudahwema gukurikira ibiganiro by'inkingi y'umuryango. Ngira ngo mbibutse comment zanyu, ni ngombwa ushobora kutubwira uko wacyumvise, icyagufashije, icyo wabonye kiburamwo, ndetse ushobora kuba ufite n'igitekerezo cyakubaka abanyarwanda. Watwandikira muri comment, wakumva udashoboye kwandika muri comment wazanyandikira inbox kuri 0788350413, cyangwa hari ubujyanama waba ukeneye wahabwa n'umwe mu bagiye batambuka ngaha, cyangwa na mama Asira cyangwa nanjye dushobora kuguha orientation y'uburyo wahabwa ubujyanama cyangwa ubufasha, ariko butari ubufatika kuko ntabwo dutanga, ariko dushobora kuguha ubufasha bwo kuguhuza n'abagufasha guhinduka cyangwa guhindura ibyemezo. Imana ibaha umugisha cyane. Nimero ziba ziri kuri screen, utazumvise wazisomaho ukaduha message cyangwa ukaduhamagara. Abajya bandika cyangwa bagahamagara mukabona ibyo mwavuze nta kintu byakozweho, biba bigitekerezwaho, mutubabarire suko byateshejwe agaciro. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane.